Kanseri y'inkondo y'umura ni imwe muri kanseri ziza ku mwanya wa mbere mu kwibasira abagore cyangwa se abakobwa, by'umwihariko abageze mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyi ndwara Dr Emmanuel Manirakiza, umwe mu mpuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, avuga ko iyi ndwara ikunze kuririra ku dukoko cyangwa se virus bita human papilloma benshi bakunze kugira mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ikunda kuba ku bantu bahuye n'udukoko tutuvirusi, ntabwo nabona ijambo ryita mu Kinyarwanda, ariko nibyo bita human papilloma virus. Ikunze gufatwa nk'indwara yandura mu myanya ndangagitsina, cyane cyane mu mibonano mpuzabitsina, ariko bikaba bigaragaza ko umuntu w'igitsina gore wese wabashije gukora imibonano mpuzabitsina aba afite ibyago bingana na 90% byo kuba yazagira utwo dukoko ku nkondo y'umura. Ariko kuba dufite utwo dukoko twose ntabwo bivuga ko azagira kanseri y'inkondo y'umura. Nanone nk'uko nabivuze 95% by'abadufite dushobora kwivanaho tukagenda tugakira tudateye kanseri kandi tutanavuwe. Ariko iyo twagumyeho nukuvuga ngo ashobora kutwandura tukahaguma, cyangwa se akaguma atwandura. Kuguma twandura cyane nukuvuga ngo niba agenda nabonana n'abantu benshi batandukanye, arandura twa dukoko, niyongera akabonana n'abandi yandure twa dukoko. Utwo dushyashya tugenda tuza kenshi, cyangwa twa tundi yanduye kera tukahaguma, nitwo dutangira kumunga nyirizina ya nkondo y'umura. Iyi ndwara nubwo yumvikana nk'iteye inkeke kuri benshi, Dr Emmanuel Manirakiza yemeza ko yibasiye abanyarwanda bitewe n'uko ngo akenshi usanga benshi batitabira kwisuzumisha ku buryo buhoraho, ibintu ngo bituma igaragara itinze, bityo n'ubushobozi bwo kuyivura bukabura. Navuga ko ari indwara yibasiye abanyarwanda kubera impamvu ebyiri. Icyo kintu nari mvuze cyo kwisuzumisha no kwikurikiranisha mu muco w'abanyarwanda ntitukigira cyane, ariko ugasanga n'ubushobozi cyangwa no kubageraho kugira ngo abaganga babakurikirane bikiri hasi, nabwo bisa nkaho bikiri hasi. Ubukangurambaga buracyakorwa, birashishikarizwa cyane mu nzego zose, ariko abanyarwanda navuga ko ibibasiye kimwe n'ahandi hose ku isi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ni ikibazo gikomeye cyane n'abanyarwanda utabasize. Ikibazo kinakomeye cyane tugira nuko mu mavuriro aho tubasha kubitaho no kubafasha batugiraho baratinze, bageze ku rwego rimwe rimwe rutakinavurwa, cyangwa bageze ku rwego rimwe na rimwe rusaba ibikoresho bihambaye kugira ngo bavurwe. Mu gihe bakugezeho bakiri uburwayi bukiri butoya, hari uburyo bwaho hafi bwo guhita bavurwa bagakira. Ni ikibazo gikomeye cyane rero. Bivugwa ko abantu bagera mu 530 bashya banduriye kanseri, naho bagera hafi ku 275 bagapfa nk'uko imibare yo mu mwaka wa 2008 bigaragaza.